nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi mukurikiye Iwacu Heza. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bijyanye n'imibereho tubaho mu muryango, ibiganiro bijyanye n'imibanire yacu, yaba hagati yacu nk'ababyeyi, haba hagati y'ababyeyi n'abana, ndetse na hagati y'abaturanyi bacu mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro kirambuye ku bijyanye n'uburere umuntu aha umwana, cyangwa se uburyo umuntu yitwara ku mwana kuva akimusama kugeza igihe umwana akuriye nawe akajya mu rugo rwe. Hagati aho wenda mu rurimi rw'amahanga twabyita nka affection umubyeyi aha umwana, kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza, kugira ngo umwana agire uburere bwiza, akure neza, ndetse n'ibyo abwiwe n'ababyeyi abashe kubyumva neza. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi mugiye kugigezwaho nanjye Mukamugenzi Lea Eniro, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa nk'uko muri kubibona kuri kamera. Ni umubyeyi nawe agiye gutangira abibwira. Murakoze cyane abakurikiye Iwacu Heza Development Communication. Muri iki kiganiro tugiye kugirana, nitwa Uwamariya Agnes, abandi umwe mu bagize uyu muryango wa Iwacu Heza Development Communication. Urakoze cyane Agnes. Ese uratangira utubwire nimba uri umubyeyi, ufite abana bangahe? Murakoze cyane, ndi umubyeyi w'abana babiri. Nkuko mwe mubivuze, tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye no guha umwana urukundo, icyo twita affection mu Gifaransa, cyangwa se mu Cyongereza care. Care ni ijambo dukunda gukoresha twese, ariko none aka kanya tugiye kurireba mu muryango wacu. Umwana ni icyo umuntu akora ngo ahe umwana urukundo. Urakoze cyane. Akenshi dukunda kubibona cyane mu miryango imwe n'imwe itandukanye, ugasanga rimwe na rimwe nimba umubyeyi, ababyeyi bombi, umubyeyi yamaze kumenya ko yasamye. Ese umubyeyi akimara kumenya ko asamye, abo umugabo amaze kumenya ko umugore we yasamye, abo umugore yamaze kumenya ko atwite umwana mu nda ye, ni iki kintu abasabwa muri icyo gihe akimara kubimenya? Murakoze cyane. Ubundi nk'uko ubivuze, kiremwa muntu gitangira kubaho umuntu agisamwe. Burya umuntu yasamwe aba yatangiye kubaho. Ubuzima bw'umuntu rero ni hari abutangirira. Hari ushobora gutekereza ubuzima bw'umuntu bubaho yamaze kuvuka, akaba aratangira gutekereza ko ariho azashyira imbaraga, cyangwa ariho azita kuri wa mwana we. Nyamara mu by'ukuri ukimara kumenya ko wasamye, wagombye gutangira urugendo tujye kuganira rero. Ntabwo turi buze imikurire y'umuntu ni isomo rigari, ni ibiganiro twakoramo ibiganiro byinshi, ariko uyu munsi nk'uko twabivuze tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye n'urukundo ku mwana, affection. Ku bijyanye n'umwana umaze gusamwa ndabinyuramo muri rusange, ariko noneho tuze kwibanda wa mwana amaze kuvuka, kuko akenshi usanga aho hantu naho tutahibanda cyangwa ngo tuhiteho ko bikwiye. Wamaze kumenya ko wasamye uri umubyeyi, ibijyanye n'ubuzima busanzwe Leta irabidukangurira, inshuro ugomba kwipimisha ukajyayo, bya bizamini byose bakora kugira ngo barebe ko umwana ameze neza biba byabayeho. Ikindi gikorwa usanga umwana agomba kwitabwaho, umubyeyi akarya neza indyo yuzuye kugira ngo azabyare umwana ufite ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira igwingira. Icyo nkakigarukaho kuko na Leta yacu ikitaho cyane, aho kugeza ubu ngubu dufite gahunda zirenga 4-5 zigamije kurinda abana igwingira, kandi bita ku mubyeyi agisama. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu aricyo turi bwibandeho uyu munsi, ni kijyanye n'urukundo. Icyo kintu ntabwo abantu bakunda kukimenya. Umubyeyi utwite aba agomba guhabwa urukundo, agahabwa urukundo n'uwo bashakanye, agahabwa urukundo n'umuryango mugari, agahabwa urukundo n'umukoresha, agahabwa urukundo n'aho aba, abo basengana, aho agenda hose agahabwa urukundo. Wambaza ngo rwa rukundo barumuha gute? Ntabwo umubyeyi utwite bamubwira nabi. Hari uwabyumva akagira ngo hari umubyeyi utwite tuzatuvuga ngo mama, nitunabishobora tuzabivuge, nta kibazo kuko tuba tuzi icyo bimaze. Umubyeyi utwite ahabwa urukundo kugira ngo urwo rukundo ruzagirire n'umumaro wa mwana azabyara. Ntabwo umubyeyi utwite yagombye kurira, ntabwo yagombye kugira agahinda, ntabwo yagombye gutereranwa, yagombye kubwirwa amagambo meza, akitabwaho by'umwihariko tugendeye ku muryango wacu tubamo. Umugabo wo bashakanye, wakibaza ngo ese wa mugabo we ukigira umwanya
ugakora ku nda, umubyeyi utwite ukakora kuri ya nda n'ubwuzu, ushobora gutekereza ko ntacyo biba bimaze, ariko biba bimaze ikintu kinini cyane, kuko wa mwana avukana urukundo. Bya byishimo umubyeyi agira amutwite abihereza wa mwana, akazavuka nawe yishimye ameze neza. Ushobora kuvuga ngo ntago wamuririmbira, gena umwanya wicare n'umugore wawe muririmbira umwana, uririmbira umubyeyi. Bya bindi byose bikorewe umubyeyi utwite bigira ingaruka nziza, bigira akamaro kuri ya mibereho y'umwana. Reya, wanyemerera none tukaganira ku buryo burambuye ku mwana wamaze kuvuka uko ahabwa urukundo? Yego Nyesi, tutaragera aho ngaho hari ikintu nifuza ko ubwira ababyeyi badukurikiye. Tutangira aho tubwiye ku bijyanye n'imirire agomba kugira igihe kimara kumenya yuko yasamye. Ese koko imirire ikenewe uratangaho inama ho gatoya kugira ngo n'umubyeyi udukurikiye ushobora kuba adafite ubumenyi buhambaye kuri ibyo bintu abashe kumenya ni iyihe mirire nakoresha igihe namaze kumenya ko nasamye, kugira ngo umwana wanjye azaze uko mbishaka, azaze ari umwana mwiza, azaze ari umwana nyine rwa rukundo rumbonemo no mu byo nariye igihe nkimutwite. Murakoze cyane. Dukomeje ku mirire, ubundi mirire myiza ni indyo yuzuye. Indyo yuzuye ibirangwamo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Mu gutegura amafunguro mu rugo, si no ku mwana gusa batwite, ahubwo twagombye kubireba muri rusange. Twese dukeneye indyo yuzuye, ariko by'umwihariko kuri ba bana bato cyangwa wa mubyeyi utwite, kugira ngo umwana we agire ubuziranenge. Indyo yuzuye irimo ibyo ngibyo birinda indwara tubona mu bintu bitandukanye, harimo imbuto, tukareba imboga, tukareba ibyubaka umubiri birimo ibituruka ku matungo, amata, tukareba ibitera imbaraga harimo ibinyamafufu, bijumba ni ibiryo byacu, imyumbati, ibirayi. Ibyo byose ukamenya ko iyo ndyo yuzuye wayifashe. Ni byiza ko igihugu cyacu kibitekerezaho. Umubyeyi ugisama yagiye ku ivuriro hamwe ahera, ibyo byose baramusobanurira. Izo nyigisho barazihabwa n'abajyanama b'ubuzima bakazibaha. Urakoze cyane Nyesi. Ngira ngo ubutaha wenda tuzashaka n'uburyo tugomba kwigisha ababyeyi nk'abo ngabo imitegurire y'imirire myiza, imitegurire y'indyo yuzuye, ibyo basabwa kugira ngo bagire indyo yuzuye, yaba igihe batwite, yaba ku bana babo barera ari batoya. Rero tudatinze twagana noneho kuri wa mwana wamaze kuvuka. Umwana yamaze kuvuka, ni burere ki azarerwa ate mu muryango? Murakoze cyane Reya. Uyu munsi nk'uko nakomeje kubivuga, turibanda ku kijyanye na affection, urukundo. Uburere bwo ni bugari, harimo kumugenera iby'ibanze nkenerwa, harimo kumuvuza, harimo kumugenera ibyo yambara, harimo kugenera ibimutunga, bimwe twavugaga indyo yuzuye. Ariko noneho twirebere ku kijyanye n'urukundo, affection. Ubuzima tubayemo muri iyi minsi ni ubuzima twita bwa shuguri. Umuntu arabyuka mu gitondo, akabyuka abana batarabyuka, akajya ku kazi, akirirwa gutyo, akaza gutaha nijoro yaguye agacuho, akajya kureba uko mu rugo hiriwe, akareba ibyakize, akareba ibyapfuye, akareba amahomo abana batahanye, ku buryo usanga ubuzima bwacu mu guha abana urukundo ari ubwo ngubwo. Mu by'ukuri ntabwo ubwo buzima babuhaye umwana urukundo. Ubuzima buhaye umwana urukundo ni bwa bundi budahuzwa n'umwana no kureba ibitagenze neza. Hari igihe usanga twebwe ababyeyi duhora mu kureba ibitagenze neza ku mwana, aho uza ukareba wangije ibi, wagize utya, wakosheje, ntago witwaye neza, wanyaye ku buriri, wamennye ibintu. Ubwo buzima bushobora no gutuma umwana atekereza ko ari ikibazo cyangwa se ari umutwaro mu rugo. Nk'uko twabivugaga rero, twareba ngo byagenda gute, bitabaye ibyo byagenda gute. Ni ukuvuga ngo icya mbere twagombye gukora ni ukubona umwanya wo kwita ku bana, tukabaha urukundo. Ubwo umwana urukundo hera ku cya mbere, kuko mu byo tugomba kureba dufata n'umwanya wo kumushima. Ukicara mu rugo ukavuga ngo nushake ukore na karine cyangwa se ufata ahantu uhamanika afishaje, none nawe ubwawe wisuzume.
ubirebe nko mu cyumweru n'umwitozo wa mbere burya umubyeyi utekerezaga umwana urukundo yagombye guheraho yisuzuma karango mu cyumweru niba umwana umushimye ukandika akanyenyeri, nimba umwana umugaye ukandika agakubo ugakosha. Noneho mu cyumweru ukazasuzuma ukareba ukavuga ngo gukosha akanyenyeri nihe byabaye byinshi. Nusanga gukosha byarabaye byinshi uzamenye kuri wa mubyeyi uhora ubwira umwana ibitagenze neza, hagugira n'umwanya wo kumushima. Uno mwitozo wa mbere ushobora guheraho. Ikindi kintu tugomba kwitaho ku bana, tugomba gutuma nabo ubwabo bigirira icyizere. Mu kwigirira icyizere ku mwana ni uko ufata umwanya wo kumuha nawe umwanya wo ntuhorane impungenge. Umwana nimba ateruye itasi ugatangira ngo shyira hasi utayimena ntabwo ari byo, ahubwo wakamubwiye ngo wawu ndakwizera, iyo tasi urayigeza aho ijyanye, ndakwizera icyo uragikora neza. N'umwana w'umusore wenda ugiye gusura abantu, ndakwizera nzi kuri bwitware neza. Umva ko bireba n'abana bamaze gukura. Nguciye mu ijambo gatoya Nyesi, kuri icyo kintu uvuze cyo guha motivation abana, burya ababyeyi bose badukurikiye bagakuyemo isomo koko, kuko usibye n'abana nawe umuntu mukuru uzarebe iyo ufite nk'ikintu runaka, uri muri competition runaka, uri mu marushanwa runaka, ukabona ufite support nyinshi cyangwa se ukabona ufite abantu benshi bagushyigikiye, burya nibwo ugira na motivation zo gukora cyane kugira ngo ugere ku ntsinzi. N'ababyeyi rero ngira ngo bakumviraho bakaba ari bo nyambere bo kwereka abana ko ibintu byose babishoboye. Burya iyo umuntu akwereka ko ubishoboye nawe ugira imbaraga zo gukora kugira ngo cya kintu burya ukigereho. Nanone hari akantu wari uvuze tutagomba kwirengagiza, ahubwo tugomba kubwira ababyeyi ko kuko bagashyiramo imbaraga gukora evaluation, bakareba bakagira ahantu banota ibintu byose bakorera abana babo, kugira ngo byibuza ejo n'ejo bundi azicara arebe ese koko niba umwana mugaye 5 mu cyumweru nkamushimamo rimwe, ibyo nibyo byari bikwiriye cyangwa icyari gikwiriye nuko gushima byari kuba byinshi ahubwo kugaya bikaba bikeya. Aho rero burya habaho no kureba ko ababyeyi, habaho n'ibitekerezo by'ababyeyi n'uburyo bakira ibintu. Hari ukuntu umwana akosa n'agakosa gato ugasanga wowe wabigize ibintu birebire, bitewe n'uko wa mwana wawe utamugirira icyizere, bitewe n'uko wa mwana wawe iteka umubonamo amakosa. Ababyeyi rero badukurikiye ngira ngo bahera kuri ako kantu koko, kandi kuko nekereza ko ababyeyi bose baramutse bakoze icyo kintu cyaba ari cyiza cyane kuri twese. Wakomeza noneho. Nakoze cyane ibyo uvuze n'ibyo Reya, kuko buriya n'ibyo natangiye mvuga tuburira abana umwanya, ariko abahanga bagaragaje ko niyo wafata iminota 5 ku munsi, 5 gusa, ugafata iminota 5 ku munsi yo kuba uri kumwe n'umwana, yo kuba uri kumwe n'abana, ahubwo ukibaza ngo iyo minota 5 ndi buze kuba ndi kumwe n'abana irabimeze iti. Ese ni hahandi uganira n'abana uri no kuri chat, uri no kuri telefone, uri no mu bindi? Oya, fata umwanya wicarane n'abana mu minota 5 niyo yaba ariyo yonyine ufite, urebe ibyo bahugiyemo. Niba abana bari gukina bahe courage, reba nimba ari ibintu bisekeje, fata umwanya usekane nabo, fata umwanya uganire nabo, bakurikirane muri ya minota 5 mukora ikintu gikomeye. Twagaruka ku kindi wakomeje kuvuga ngo ntuhuzwe n'umwana no guhora iteka umubwira ibitagenda neza. Ibyo bituma umwana atigirira icyizere. Dukomeje kuvuga ku bijyanye no guhumwana urukundo, tunagana ku musozo, kuko yavuga byinshi kuri iyi ngingo. Twite ku kintu cyitwa kubwira umwana ko tumukunda. Ese mubyeyi ufata umwanya ukabwira umwana ko umukunda, fata umwanya useke n'umwana, umukubita agashyi, umukore mu misatsi, umufata akaboko, ubwire ngo ndagukunda. Wa mwana ubwirwa ngo ndagukunda ahora iteka yumva ko akunzwe. Bwira umwana ko ari impano wahawe n'Imana. Iryo jambo ribwira umwana, mubwire ko ari impano ikomeye wahawe n'Imana, mubwire ko kuba umufite utabona icyo ubigereranya, mubwire ko ari uw'agaciro, mubwire ko utewe ishema no kuba umubyeyi we. Ibyo byose bigenda bifasha umwana
kumera neza no gukurana urukundo. Yego. Urakoze cyane. Ngira ngo rero ababyeyi bakurikiye iki kiganiro, ngira ngo ndizera ko muri kugenda mwumva byinshi musabwa ku bana, byinshi musabwa gukora ku buzima bw'abana kugira ngo abana banyu barusheho kugira uburere bwiza, barusheho kugira ubuzima bwiza. Noneho ndagira ngo ukomoze gatoya ku bijyanye n'ababyeyi, hagati y'ababyeyi. Ese ab'umubyeyi w'umugabo inshingano afite ku mwana ni izihe, ab'umubyeyi w'umudamu inshingano afite ku mwana ni izihe, kugira ngo bose buzuzanye bwa burere bw'umwana bube bwiza? Murakoze cyane. Aho n'ubwuzuzanye bwa bombi, kuko ntago umubyeyi umwe ari we wagombye gutanga urukundo ku bana, ahubwo urukundo bagombye kubona ku mpande zombi. Gusa bikarutana kuko mu miterere y'umuntu, umubyeyi w'umugore niwe ukunze kuba hafi y'umwana cyane kurusha umugabo, kuko niwe uzamwonsa. Nimba uri konsa umwana ugomba kugira uko umubwira, ugomba kugira uko umureba, ugomba kugira uko umuririmbira. Niyo watekereza ko atabyumva, ariko ubwonko bw'imiterere karemano ye irabyumva. Mwite utuzina twiza, mwite shushu, muhimbe biju, muhimbe twa tuzina twiza, ku buryo ahora aryohewe, ku buryo ahora yishimye. Twese kandi yaba umugabo yaba umugore yaba abagize umuryango, twese tugaharanira guha abantu urukundo. Nkunganiye gatoya ku kintu, ngira ngo abakurikiye ikiganiro twagiranye mu minsi yashize, twabonye ku burere bw'abana bo mu mihanda, twabonye ko ahanini bituruka mu muryango. Kugira ngo umwana ajye gufata umwanzuro wo kujya mu muhanda, ahunga ababyeyi, yirukanke ajye kurara mu muhanda, ajye kuba aba bana birirwa bagenda batagira aho bataha kandi afite ababyeyi, burya bituruka mu miryango, bigaturuka mu mibanire y'ababyeyi ndetse n'abana. Iyo ababyeyi rero bombi batabanye neza, burya bigira ingaruka nini ku bana kurusha uko bo ubwabo bibagiraho ingaruka. Noneho ni iyihe nama wagira abo babyeyi bafite batumvikana mu rugo, ababyeyi birirwa barwana imbere y'abana? Abo babyeyi barahari, ababyeyi umwe atabwira undi ikintu ngo acyumve. Abo babyeyi wabagiriye nama? Turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Tugana ku musozo w'ikiganiro, inama nagira ababyeyi nuko mu rugo, kuko nibo bantu bakuru, nibo bantu bafite n'izo nshingano kurusha abana, bakora umuryango uwo buri wese abamo anezerewe. Bakora umuryango wa wundi umwana koko abamo akumva nta handi yaharutisha. Nkuko babivugaga, umwana ajya kujya mu muhanda kuko ariho abona heza kurusha iwabo. Nimba abona amakimbirane, nimba abona ababyeyi barara barwana, azifuza kwibera hatumva induru n'urusaku, hatabona ibitutsi. Ariko twese duharaniye ko mu muryango iwacu haba ibyishimo, haba kubwirana neza, haba kurangiza inshingano zacu, haba gutetesha, haba gukunda. Wa mwana wese azifuza kuba mu muryango ko nta kiruta ababyeyi. Urakoze cyane. Reka ngushimira Nyesi ko kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, ngushimire ku nama nziza ugiriye ababyeyi. Nanone ariko sinasoza ntabanje kubwira ababyeyi ko inama mwumvise hano, ibyo mwumvise musabwa gukora nk'ababyeyi ari mwe nyambere kugira ngo mubikore. Tugire umuryango mwiza, tugire iwacu heza, hazira inzangano, hazira amacakubiri, hazira urugomo, hazira bibi byose tujya tubona hano hanze, ahubwo tugire iwacu heza huzuye amahoro n'urukundo n'umunezero. Ibyo byose bizaboneka ari uko twagize ubumwe, twagize kumvikana, twahaye abana bacu uburere bwiza kuva bagisamwa kugeza bakuze, igihe cyose kugeza igihe baviriye mu biganza byacu. Reka nshimire rero wowe wakurikiraga kino kiganiro kuri Iwacu Heza, ndetse nanagushishikariza ko ukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitarangiriye ahangaha, kuko niba ukurikiye ikiganiro gerageza ugisangize n'abandi nabo babashe kumva ubutumwa ubonye, babashe gukuramo inyigisho ubonye, kugira ngo turusheho kubaka iwacu heza huje amahoro n'umutekano. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri ako kantu k'umutuku, ndetse no kunzogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro hano ujye ubasha kukibonera ku gihe, maze urusheho kugenda wunguka byinshi. Ndetse twifuza n'ibitekerezo byawe, twifuza ko uduko mu byo uba wumvise utaza ngo urebe gusa, ushyire muri comment uduhereze igitekerezo cyawe, kugira ngo ibyo wifuza kuba wadusangiza cyangwa se wasangiza abanyarwanda muri rusange bose bibashe kubageraho. Ngewe wabagezagaho kino kiganiro nari Mukamugenzi Lea Enilo, nari ndi kumwe wa Maria Agnes. Murakoze cyane.